yavukiye ku Kibuye akura nk'umwana umwe rukumbi, yikoreye imitwaro myinshi ku mutima we, gutsinda amashuri imburagihe, kunesha ibigeragezo byo kubura se, kwirwanaho mu gihe abandi bibwira ko ntazagera. Uyu ni Cyuzuzo Beyonce, yahereye ku kibuga cya Muhanga FC agera mu bakinnyi ba Rayon Sports. Ubundi bijya gutangira byatangiriye mu karere ka Karongi, aho twese tuzi bakunda kwitwa ku Kibuye. Yari mu mwaka w'ibihumbi Ubundi bijya gutangira byatangiriye mu karere ka Karongi, aho twese tuzi bakunda kwitwa ku Kibuye. Yari mu mwaka w'ibihumbi 2004 nibwo ari umuryango wibarutse umwana w'umukobwa bamwita Cyuzuzo Beyonce, akaba ari we mwana wenyine rukumbi uwo muryango wibarutse. Ubwo nyine birumvikana muco nyarwanda bakunze kubyita ikinege. Uyu Beyonce akaba yarakuze akundwa n'iwabo cyane ku buryo yagiraga icyaba mama we yahangayikaga ku rwego rudasanzwe. Yarakuze ajya gutangira amashuri nk'abandi bana bose kugira ngo nawe azagire aho yigeze. Yize primaire ndetse na segonderi byose arabirangiza. Akaba muri segonderi akaba yarize accounting. Uyu Beyonce yakuze n'abizi neza ko ari we mwana wenyine wabo bari bafite. Yari azi neza ko agomba kwiga ashyizemo agategeko kugira ngo atazakoza isoni wabo. Ibi byose byatumye yiga cyane kandi anabikunze. Imana imugirira neza nawe amenya ubwenge, ubundi akazajya atsinda, ari nako yimukaga ava mu mwaka umwe ajya mu wundi. Akaba yarize muri segonderi, mu by'ukuri bigaragara ko ari we mwana muto mu myaka yose yagiye yigamo, kuko yarangije amashuri 6 yisumbuye ataruza neza imyaka y'amavuko 18. Ibi birumvikana mu banyeshuri bose biganaga, wabonaga ari we mwana urimo. Aha nyine ni mu gihe abandi bari bigana yabonaga bamuruta kure mu myaka, ariko ibyo byose ntibyamucaga intege kuko yari afite intego ko agomba gukora cyane kugira ngo azahishe iwabo agaciro ndetse n'ishema, dore ko yari ikinege mu muryango we wabo. Okay, ni mwiza, nicyo kintu navuga. Yego ko. Ese wakibaza ko Beyonce yisanze ari umufotographer cyangwa se gafotozi? Ubundi Beyonce abantu benshi bamumenya ari umufotographer, baramumenye kandi baramukunda bitewe n'uko amafoto yagiye afotora yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko nawe agenda agaragara ahantu henshi agiye atandukanye, cyane ko yakundaga gufotora ku bibuga byakinirwaho football, ahari naho yazamukiye ku buryo budasubirwaho.